ngo rero si umugore si n'umugabo ubwo ni igiki ni kibura buryo ariko ngo nibyo nturi umukobwa ariko ngo nibyo bibaho amahoro nturi umugore nturi umugabo nturi n'umusaza nturi uri igiki bundi ubwo bibaho amahoro urabyishimira nawe urabikunda oya ngiye ntabwo mbikunda urabakunda se urabakunda base ukunda ibikorwa bakora nibyo nakunda niba ubikunda ntuzanye kuza nkunda ibikorwa byabo ahubwo bo ndabakunda bakundira iki namwica ubwo yaba yatandukanye n'umuryango ni ukumuca mu muryango kumwica rega nta nubwo kwica ari ukugira ngo wice umuntu bamushyingo oya baretse gusa ariko ngiye namuca mu muryango niko gupfa ku mwana menya ikibazo utacyumvishe neza ngo uyimye apfa nk'uwiyahuye wimye ijambo ngo wiyimye apfa nk'uwiyahuye ariko ngewe ahantu uriya muntu namushyigikiye nanone nkanamugaya nuko yumvisha amabwire nyine nakubajije ngo ijambo wiyimye apfa nk'uwiyahuye urabizi bwa rero ntago ikosa nakora riguha uburenganzira bwo kwiyahura cyangwa kwica umuntu ngo uramwishyurira amakuru atazira ubusase rega se w'umwana amenywa na nyina ntazagire umuntu ukubeshya shasa wo mwana amenywa na nyina ko se w'umwana amenywa na nyina niyo mpamvu rero ngiye kumbwira ngo uwo mugabo ni injiji ni n'ikigoryi niba ashidikanya ko umugore yamuciye inyuma ADN ziriho yego wenda ntago yigize agira ubwo bwenge abo ba diaspora mpamya ko bafite amafaranga baba babahaye n'amafaranga iyo umaze kubivugira hari iragenda igacaka koma satani akabyiniraho ati wamana ntiwabibonye ko umuntu wawe namushyize hasi urabizi bya Yobu satani yaramugerageje imuterereza indwara kugira ngo irebe ko yanamuka ku mana byarabaye satani byarangiye ari ugize ati akozwe n'isoni niyo mpamvu rero iyo agushutse ukagenda ukajya kwiyandagaza hariya ngo narasambanye nararoze nagize gute ariko Uwiteka yarambabariye munsigaye nsengane siko nabakoze guys nitwa Babigikomanga mu Muyahudi official na mwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa uyu n'umutako TV bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye yego yego bimeze bite se mwana turakwakiriye kuri kamera zacu bimeze sawa umeze neza taryoshye umeze nk'umuntu uri mu ufite amavuta mu mubiri ndasengeye ndasengeye n'ubusanzwe ese ubundi amavuta ntago waba usengeye yego uratangira none utwibwira utubwire amakuru bimeze bite nihogoza uraza kwegereza akabikora ariko nihogoza ariko reka ngubwize ukuri izina ry'Imana ufite iminwa myiza pe iryo ni irari oya none se ni ngombwa ngo iryo ni irari bagusengere mu izina rya Yesu umva ikintu bitirari irari no kwifuza ariko kuvuga icyo ubona ku muntu cyiza ntabwo ari irari twumvikana wakisha gute iryo ni irari bambaye turinete twiza cyane mfite amafaranga turinete bavuga ko ari utw'uburayi nta ndaya yarebera muri rinete ngo biyikundire kuko ibireba no mu mifuka naho itabitse kandi rinete ntizagukundira ireba mu mifuka gute se ndaya nta rukundo nta muhwe nta santima ibi byose kose gashize ku isi hagasigara kubura ntago wagakora oya pe wapfa se kamera abibonye ntago nabukora uburaye warashatse ntabyo wari uzi se nta bintu narinzi pe yego cyane ndi umumama kutunguwe uri kubona ubumama butambera cyangwa gushakwa umukobwa ariko kubera ko imoko yawe imeze nk'iyaguye imoko wayibonye imoko wayibonye ibere nabonaga rikora gabanya kwifuza kutagira iherezo nakifuza umushumi erega ntago ari njye wakuzanye umushumi warongeje ariko ushaka abahungu n'abakobwa ufite ikibero cyiza w'amashanyarazi iryo rari rero niryo ribi uza nkwaguruka nkwereke babarira njyewe nta kantu ngiye tugiye gukina gato cyane ntabwo ari ibintu bikaze kameramani araza kumfasha urumva ako gakino tukajyane usa nk'uhaguruka tugiye gukora ibiki nyine wowe haguruka
wambwiye ko uri umumama nanjye ntabwo nagukoresha ibintu bitari by'abamama. Haguruka. Oya urahaguruka gake gake witonze. Urumva? Ntabwo nongera guhaguruka. Ntabwo wongera guhaguruka. Yawe. Kombo ufite nawe inda. Ibi ni imbaraga z'ibiryo. Buriya niwe nagiye kubona bora. Ngateye neza ngariko ngo ndaye ngo nuko ngo yabaye umudayimoni. Buriya rero burangenda mukunda. Ntabwo tsibyinda yambereye umudayimoni. Ngo ubundi ko gendeye neza. Reka mumbwize ukuri. Nubwo naba nyifite ibangamira abantu ariko mba mbizi ko ndi mwiza. Ubundi se kabandi bazizirika bamaje kubyara we yukizirika. Nge nago nkiri ku isoko. Umugabo wanjye nibyo akunda yenda amenya ari biki. Akota. We ntandagira se? Iki? We ntandagira. Ntayagira. Nizasayize. Abandi barazibagisha na Melody yarayibagisha. Amafaranga namara gushira agenda. Bruce Melody umuza afite inda. Uramuzi se? Ndamuzi. Wari wamubona? Ateye gutu umugereranya. Umugabo w'ibigango kabisa. Angana n'umuntu ufite amafaranga. Angana de Ben. Aya. Aya pe. Ninduteye neza. De Ben. Ubwo Melody. De Ben wa Pamela. Ubwo Melody atega igifuka cya sima. Ntago ariko mvuze nawe. Ariko indara yibagishije bura nanda gifite ameze nka De Ben. Yagiye ku cyuma. Ariko indaca agomba kuyidusubiza. Twamukunza afite inda. Shaye byabara ntago nyambyivangamo nese niwe yafite apfubusa. Nawe nta afite n'izina ry'Imana. Nzamusura. Bushize twaraganiriye mbona inda nabingana niyange ariko nzamusura nganirire. Buriya zikari umutinganyi. Ko ntabyo narinzi. Kuvuga ko ayo makuru muramubeshyeye pe. Sa makuru y'ibihuha se njya numva. Muramubeshyera nyine niyo mpamvu nkubwira ngo muramubeshyera. Reka. Baba bari kubeshya. Shaka kuba ari amakuru nikurira ahantu kure cyane. Ngo nuko rwose ngo yawe ni cyana kizima kivutu. Nge sandi mubi ko atanyegereye. Kandi uri umumama ngaho. Nyine niyo mpamvu nkubwira ngo baramubeshyera. Umutinganya ntarobanura. Atarobanura. Ayo ribya ararobanura uzi ko n'indayirobanura. Mbabarira. Uzi ko n'indayirobanura. Neza ubwo rero nakurongora ndeba kana kakayobe karara hirya. Amambo muzarimbuka. Iyo mpamvu muzarimbuka. Muzarimbuka. Umuntu ari umutipe bita se muhungu. Nawe umutinganye ariko we n'umutinganye byemewe aranabyemera cyane. Waramubonye no gushaka n'umugabo w'umuzungu abo umugore barabana. Urumva yigeze kuntumira urumva hari habaye agapati rwose nanjye njyayo mu bamusuye amasaha aramfata ndarayo urumva ndavuga ati Eric se mungu n'umutinganye naragiye ngufatira amapera 6 ndayarya maje kuyarya njya mu musarani ndiherera ndanenya kwa kundi umubyindi ugiye kuva mu kibuno mba nkugumishijemo njya kuryama ndavuga ati naza akajya mu kibuno agasangamo umubyindi akabikora abikore pe. Babuzi ko ntararya mbabarira n'ukuri. Mu Kinyarwanda cyacu amabya aremewe. Babu basi mbabarira wo kabyaraho. Uwo mudayimoni waguteye w'abatinganyi mbabarira. Ndashaka kurya n'ukuri kandi ibyo bintu rwose ushobora kutarya ngo bimanuke. No muri Bibiliya barimo sinzi umurongo nibuka ariko abatinganyi barimo. Ujya usenga se? Ndasengaga. Nese uwo murongo waba utarawusoma? Ubwo ntago abatinganyi baremewe. Ese abatinganyi bazanywe nande kwisi? Ntago mbizi. Aya makuru sinjya nyamenya sinshaka no kuyamenya. Nicyo wavuga ku muntu w'umutinganye? Niba hari ibyo yari yaranatangiye nashaka garukira aho ngaho. Kubera kuko biravuga ngo udashyushye ntunakonje igisigaye baba ari ukukuruka. Ngo rero si umugore si n'umugabo ubwo ni igiki ni kibura buryo. Ariko ngo nibyo nturi umukobwa nturi umugore nturi umugabo nturi n'umusaza nturi uri igiki bundi ubwo bibaha amahoro. Urabyishimira nawe urabikunda? Oya ngiye ntabwo mbikunda. Urabakunda se? Urabakunda base? Ukunda ibikorwa bakora? Nibyo nakunda. Niba ubikunda ntuzanye kuza. Oya nkunda ibikorwa byabo ahubwo bo ndabakunda. Bakundira iki se? Niyo nyigisho bakwigisha se?
none ariko ntabwo buriya nta kigo buriya barakubwira ngo kibura umumaro agenda gakeya babu nta muntu kuri ino se wabura ikintu yamarira umuntu babu nubwo yakora ibyo ngibyo hari ibindi bintu abakora byiza abatinganyi bakunda kugaragara mu bikorwa cyane by'urukundo byo gufasha abantu icyo se ikintu Imana yishimira cyo gufasha kuraho ko wenda babu ariko uzi ko umva ukuntu ubutinganyi bwaje niba ari Gomora nande niba ari bavuga Sodoma na Gomora ubundi urumva ngo abatinganyi bari barimo muri club babyina urumva iye club yabaga icyo gihe nibyo ngibyo nyine ndi gushaka kubisanisha ibyo bintu ushaka gusanisha rero wabikoreramo amakosa ushaka wabyihorera oya se bituma Imana ikubona uko utari byihorera kuko ntago buri nta kintu buri bunyinjirize ngo Imana yaravuze urumva ngo murebe biriya bikobwa byiza by'ibisabo Imana yabivuze yabibwiraga nde ngo muba mwajya kurongora ngo mundekera abamarayika yabwiraga abagabo none barabamarayika bagiye muri Sodoma na Gomora none abo bibyiso byiza Imana yavugaga bari abakobwa bagenzi babo bari abagabo bagenzi babo bari iki ibintu uri kuvuga urumva bifatika ndimo ndakubaza ngo Imana niba yaravuze ngo umugende murebe ari abakobwa beza b'amaso meza yatumaga abandi n'abagabo cyangwa n'abagore ese nk'ubu ngubu nkubaza akabazo kamwe mbaza nk'ubu byaye umwana akaba umutinganyi wabigeze namwica ubwo yaba yatandukanye n'umuryango ni ukumuca mu muryango kumwica rega nta nubwo kwica ari ukugira ngo wice umuntu bamushyingo oya baretse gusa ariko ngiye namuca mu muryango niko gupfa ku mwana menya ikibazo utacyumvishe neza uramutse ubyaye umwana akaba umutinganyi wamukorera iki namwica wamugira iki namwica uzi ko kwica ari icyaha ko ari Imana izabimbaza ni wowe dore nagiye kubona mbona inkuru muri no minsi urumva umugabo yari umugabo mugufiya cyane asezerana n'umugore muremure abantu barabikunda cyane baravuga ngo uru rugo ruzakomere urumva abantu barabyishimira cyane ashaka umugore mwiza cyane sa nanjye niba mwamutanasa ariko yari mwiza pe urumva yego aba diaspora babikundiye uwo mugore ngo bakajya bamusambanya urumva ajya gusenga dore ko yari n'umukirisitu abahanuzi b'iyi minsi baramuhanurira ngo umwana yabyaranye n'umugore we ngo ntabwo ari uwe urumva umugabo arabireba koko atishobora kuba atari uwanjye kubera ko umwana ni muremure kandi njye ndi mugufi uyu mwana si uwanjye umugani uwari mugufi harya yari umugore cyangwa uwari mugufi n'umugabo urumva uzi ibintu umugabo yahise akora yahise akinga inzu nijoro biryamiye yegekaho neza niriya nkuru nabonye agakoryo afungura gaze akubitaho akambi dore mu nzu ngo birabomborokana rero n'abantu bari mu nzu nawe arimo kubaturitsa bose nawe arimo ariko akica gitera usore si ikigoryi akarimbura na gitera nawe ni igicucu iki ni igicucu uvuga iki muri rusange ni igicucu guteze ni injiji nese wowe wenda nuko wari wumva umuntu uvuga ngo uyimye apfa nk'uwiyahuye wimye ijambo ngo wiyimye apfa nk'uwiyahuye ariko ngewe ahantu uriya muntu namushyigikiye nanone nkanamugaya nuko yumvisha amabwire nyine nakubajije ngo ijambo wiyimye apfa nk'uwiyahuye urabizi rero ntago ikosa nakora riguha uburenganzira bwo kwiyahura cyangwa kwica umuntu ngo uramwishyurira amakuru wari uzize ubusa ubusa ubwo nk'uwo mugabo ntiyarazize ubusa niba yari kwituritsanya n'abo ngabo oya we ntabwo yarazize ubusa atazira ubusa se rega se w'umwana amenywa na nyina ntazagire umuntu ukubeshya shasa wo mwana amenywa na nyina ko se w'umwana amenywa na nyina niyo mpamvu rero ngiye kumbwira ngo uwo mugabo ni injiji ni n'ikigoryi niba ashidikanya ko umugore yamuciye inyuma ADN ziriho yego wenda ntago yigize agira ubwo bwenge abo ba diaspora mpamya ko bafite amafaranga baba babahaye n'amafaranga se nanjye bazampahira ako mwana tujye tuvugisha ukuri ugatinyuka ukavuga ngo ugiye kwica umuryango wawe ahubwo uwo muhanuzi ni nawe munyamafuti umuhanuzi abahanuzi ni amaco y'inda bafite amaco y'inda ibyo nibyo bibabaje erega n'abahanuzi bajya mu bapfumu ntago bahanure ko Uwiteka yabatumye hajya no kuraguza mu bapfumu
iyo amaje kuja rero aho yamaze kumenya ibyawe akaza akakubwira, kandi abenshi babimenya ko nabaganiriye nakuvuzeho akaza byitwaje. Rero babangaho baza kuhanurira abantu bababeshya bakubitira ibinyoma aho ngaho, aho ugafatira ukajyana umuriro ukaka, abagira ngo agushungere ni Satani. Byarambabaje cyane. Satani aragushuka, yamara kugushuka ibaze koko uri mwana ari nuwe, wenda tuvuge ubwo gisa nyine sinabihamya neza niba atararyamanye wenda nabo da. Ese ubundi waryamana nawe aribwo wabyimuye ntiwabigaruka fatira ari umuntu birya bisangiwe ngo umuntu mugufi ngo ntago yatera inda, ngo kereka byibuze ngo umugabo niba uwo mugore niba baragiye babikora acura. Imana bazireshye ite? Imana yamuremye bazireshye ite? Uziko Imana itagira ukwintu ngana. Naha niba rero itagira ukwingane kandi akaba yararemwe mu ishusho y'Imana, iki impamvu yamuremye ko nawe wari mu ishusho y'Imana. Yendeshya nawe nibura cyadakoso ngambwiza ukuri. Uziko hari ahantu naca wowe utanyura hehe ngo bariya mwahawe intebe hari ahantu nanyura wowe utanyura hehe nyine gusa mu ijambo rimwe. Uziko nta n'umugore wemerewe kujya no mu ijuru. Wabibwirwa n'iki ko ntazagenda ugasigara? Uzi umugore wemerewe kujya mu ijuru. Usanze si Imana irya ruswa ko wasigara. Nakubajije nanjye ngo kandi ikindi Imana nta nubwo urukuzi cyari cyose yasambanya abantu yiremeye. None se gusambana ndabivuze? Nta kindi kintu nayiri turufu wakora. Ruswa ku Mana igihe nayikoreye neza burya yakurutisha yakundutisha cyangwa ikakunda. Nese wowe uyikorera neza. Nese ari umugore n'uwo mugabo ninde uzajya mu ijuru? Uwaciye inyuma umugabo we akajya gusambana n'abandi, n'uwashatse noneho kubicira hamwe, ninde uzajya mu ijuru? Icyaha imbere y'Imana byose birangana, ariko Imana ikunda abanyabyaha, ntago yanga icyaha. Ntago yanga umunyabyaha, yanga icyaha. Ikintu cyambabaje rero ni kimwe, nuko yagerageje ko biyahura ntibapfa. Erega Imana ikigufiteho ijambo ntaho wajya. Imana kandi igira ijambo rya mbere na nyuma ku buzima bw'umuntu, ntihazagira umuntu gutera ubwo. Ashobora no gutwika gutya akaba ari ugenda abana umwana n'umugore wa. Ngiye sinzongera kwizera abahanuzi. Mbese ubizera mu cy'ubundi hagiye wizera umutima wawe. Tekereza nk'umuntu w'umugore yaciye inyuma yenda y'umugabo wiwe, nibanga byarabaye, aragiye mu rusengero, Imana imbabarire narasambanye naryamanye n'abagabo 10. Ibyo ni byiza no kwatura. Uratura uri kubwira nde? Kwatura wagiye mu cyumba iwawe ukatura ukabwira Imana yawe, haraho amatwi yayo yagiye. Oya yarigiye ushaka uri kubwira rubanda. Ese reka naboregare n'abandi babuze ukuntu bashaka kwatura. Twumvikane, iyo utinyutse kuza imbere ya kamera ku ma social media ku ma televiziyo ukajya imbere y'imbaga y'abantu bangana yabikoreye ndavuga babikoze akagenda akajya imbere y'imbaga y'abantu, harimo umukobwa uzakenera umugabo kujya kuvuga ngo naryamanye n'abagabo 10 ngo nararyamanye ivumbi riratumuka. Mu by'ukuri baryamaniye mu ivumbi hari mu muhanda. Nase so ari umuntu uryamana ubori ndaya gakiza. Ubuzi neza kuza umukwe wawe wazagufata gute? Niyo mpamvu umukobwa we nakora akantu gatazajya mu tu uruwanyoko n'ubundi murindaye. Nta soni. Oya bavuga ngo wenda yahoze. Yagize ate? Yahoze. Akabaye icwende nikoga niyo koze nigacya niyo gakeye nigashira umunuko. Insubirishamo wumva yumvise. Akabaye icwende nikoga niyo koze ntigacya niyo gakeye nigashira umunuko. Ubwo rero ninde cwende muri abo ga? Icwende n'uwo mugore ugenda akavuga ngo nakoze ibi twe dukeneye makuru. Ariko bahanuzi unase wahisha pasiteri, wowe wahisha pasiteri wawe ikintu. Pasiteri ni gike yimitswe nande se umuntu mugenzi wanjye. Imitswe ni Imana yavuye mu ijuru yazira mwimika. Yamusize amavuta. Yamutuka ko barabatandukanye nawe. None se ko Yesu Kristo batandukanye nawe baranabanyamuvuta. Twumvikane. Batandukanye nawe. Kuki bagira umwera se? Ko ari abanyamuvuta. Kuki bajya kugura za koko parupe? Kuki bajya kugura za beauty? Kuki bajya kugura matiro n'amaruja revure? Kuki batagumana ayo mavuta? Urase karu kugira ngo bahanagura umubiri. Ubusa ko ntajya nisiga sinsa neza. Aya. Ntukigeranye n'abapasiteri. Ntago mvuze ko ndi umupasiteri, sinanigereranyije nabo. Ariko icyo nshaka kubwira ni kimwe. Pasiteri yimitswe n'umuntu mugenzi wawe. N'umuntu mugenzi we. Yenda ntago mpakanye ko umwuka wera ubaho. Nta nubwo mpakanye yuko indimi zitabayeho. Kakwitiranya indimi n'izitiriwe indimi.
Satani nawe ni umumarayika wigize kuba mukuru, wari ufite indimi nyinshi, waririmbaga mu majwi menshi atandukanye, yego. Ariko iyo aje kugushuka agendera mu ishusho yiwe, kuko arabishoboye nabyo. Araje kugiye mu kwahati, genda ubivuge hariya. Iyo umaze kubivugira hariya, iragenda igacaka koma. Satani akabyiniraho ati wa Mana ntiwabibonye ko umuntu wawe namushyize hasi? Urabizi ibya Yobu? Satani yaramugerageje imuterereza indwara kugira ngo irebe ko yanamuka ku Mana. Byarabaye. Satani byarangiye ari ugize ati akozwe n'isoni. Niyo mpamvu rero iyo gushutse ukagenda ukajya kwiyandagaza hariya ngo narasambanye, nararoze, nagize gute, hari kwiteka yarambabariye, munsigaye nsengane. Siko nabakoze jenoside yabababariye ariko mbo jenoside Imana irababarira, Imana igira imbabazi. Yabayeho ntariho ntago bizi. Uziko nura mugabo watwikiye umugore we mu nzu ubu yaramubabariye. Urabizi ko yamubabariye se? Niyicuza agasaba imbabazi Imana izamubabarira. Umenya umunyabyaha yakoreye icyaha ntago umenya aho yihaniye. Yakubwiye ko yamubabariye? Ariko azihana byanga. Ubwirwa n'iki ko azihanaze? Genda zarenza akoreyo n'ibindi. Ariko ubundi yakihana umwana ataruwera. Ubwirwa n'iki se ubundi ko atari we wowe? Ushingira kuki? Abantu sese barabeshya wowe. Barabeshya? Birakureba se ubundi nibwo bakubeshya? Warebye ibyaye bitari ibyawe ukabyihorera. Oya ngewe icyo mvuga urumva nuko abahanuzi urumva bamuhanuriye. Sinirabura kandi numva ngo harimo ngo na Pastor Claude. Nawe yagorwa uriya mugabo. Niwe wamuhanuriye ahubwo ari mu bamuhanuriye. Baramubwira ati kira kizungereza cyawo. Ibi byinshi buraba ibi byose bavuga ko ari ibyiwe. Si umupasiteri. Ubwo se guhanura uteranya imiryango ni byiza? Oya yavuze iby'Imana imubwiye. Nta kosa umuhanuzi afite. Umukecuru yareze umwana w'umuhungu n'umusaza. Amaze gukura aragenda nta kintu batamukoreye ngo abe neza, kuri amere neza, baramurihira ariga. Arangije amashuri agiye gusenga baramubwira ngo umuryango ubamo ni wowe wakwiciye papa wawe na mama wawe. Yaragarutse ntiyita ku byo bamukoreye byose. Araza afata ifuni arabarimarima bose arabica. Hanyuma uwo muhanuzi mwaka byaramwe niba akorera Imana mu mbwisukure azahembwa iki? Ese reka nkubwire, niba ari nako byagenze koko hanura usaba Imana igufashe ntuvuga ukuri kose, kuko ukuri kose si ngombwa kujya hanze. Yego niko buretse gato nkubaza, Imana iguhishuriye ko hari umuntu ugiye kundoga ngewe, ukaba waza ukabimbwira ukanambwira n'uwo Imana yakubwiye, waba ukoze icyaha? Naga Imana yabikora nayo nyine, waba ukoze icyaha? Nagikora gute se? kuko buriya reka Imana irakubwiye ngo genda ubwire mugenzi wawe. Twumvikane babu, ubaye unywa itabi aka kanya bakagufungiraniramo hano, yego singuhe ikibiriti nawe ntacyo ufite, itabi ntaryo wanywa, yego ntari kanja ngewe ndi ntago waba wari mweye, ntaryo wanywa, naba ndiriye se. Aka kanya ushaka kwica umuntu kandi uri bumwicisha umuhoro, tudaka ibyo bipfunsi n'imigeri niki, uri bumwicisha umuhoro cyangwa icyuma, aka kanya ntukibonemo hano, ntago umuntu wamwica. Ariko giye uje kuntira umuhoro nkawuguha, icyo gihe wowe ukagenda ugatema umuntu, ntabwo ari wowe wishe, nge wawuguhaye ninge wamwishe. Yego niyo mpamvu rero Yezu Kristo ntago yigize asiga abwiye intumwa ze cyangwa abagaragu be, buretse ikintu nshaka ko tuvugaho gakeya, Imana izazaniraho imperuka cyangwa se iki bidatinze bizaza, ariko ntiyigize ababwira umunsi, kuko ni Imana nayo yaramuhisha. Ndavuga ati oya ndabizi urukundo ukunda abantu rwatumye bitangira ukajya kumusaraba ugapfa, byatuma uvuga n'ibindi, iraceceka. Niyo mpamvu rero ikintu nayo izi neza ko cyagirira abantu nabi ntacyo yakubwira. Oya ngewe ikintu nshaka ko tuvugaho gakeya, urumva duhita tunasoza n'ikiganiro. Aruriya muhanuzi, urumva nuriya mugore wasambanyaga, nuriya waturikije gaze, ninde munyabyaha? Umunyabyaha n'uwagiye kubahanurira. Oya ariko wibuke ko yatumwe n'Imana, uriya we tumukure aho. Tubwirwa n'iki ko ari ukuri se? Tumukure mu byaha, kubera ko ibintu byanga bikunze bishobora kuba ari ukuri. Bishobora. Uzajya uvuga ibyo wahagazeho rero. Yarabyemeye aragenda arareba, ni gute ubundi uruhinja yapimishije ADN, ni gute uruhinja nakubajije. Ngiye mbyaye kabiri, mfite umuhungu n'umukobwa, sinirabura kwanza ndi imibiri yombi.
uri igikara. Yego. wasanga ko nambere net ari mpamvu utari kundeba neza ariko nzazikuramo ubutaha. Sindi imibiri yombi. Umugabo wanjye arirabura. Bikora kana ga telefone ukuntu gasa. Umugabo wanjye arirabura kabiri. Kitarega ni mwiza. Je nago nashaka umugabo w'inzobe. Abagabo b'inzobe nimbura mukora nago bazi gukora pe. Nago bazi gukora, baba bashaka guhora base neza, bakoze mu mifuka, nta mirimo ivunanye bakora. Nta kintu baba bashaka gukora. His Excellency Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ni inzobe cyangwa ni igikara? Ari ni imibiri yombi. Uriya we reka tumukure Monaco. Ntuzikose binzabikatinga. Urumva? Abantu b'inzobe ntago bazi gukora. Baba bashaka uturimo tworoheje kandi kenshi iyo utize se ngo dukore waragize. Wahisemo igikara cyawe. Nahisemo igikara cyanjye. Ariko kugeza ubu ngubu mfite umuhungu wirabura, hagira n'umukobwa w'inzobe. Gize atera comment ngavuge ngo uyu mwana w'inzobe yavuye he. Biga ashobora kuba ari inzobe umukobwa. Ariko amaguru ari y'umugabo, umutwe ari uwase. Uko wasaza. Wenda ari na mugufi nka se cyangwa ari na muremure nka se. Ariko uruhinja wibuka ko ruhinja ni rurerure. Yarabibonye aravuga ati ntago nabyara umwana muri. None ko umukobwa wanjye ko umuhungu wanjye ari mugufi, iyo umukobwa akaba muremure kandi twese turi barebare umugufi namukuye he. Ahubwo se wo mwana azarebe. Nari wumva se yajya kuri urumva yajya nyine ni wowe uzibanga. Ngenda bizineza karabe rero. Niyo mpamvu ubundi se ko abatarabe wabivuga. Iyi nabivuga. Ugataha he? Niwe wubatse wenyine so yinewe ntago yakubaka. Ninde sawa gutwara ufite abantu. Ariko arabyo erega kugoga koze niko karyoshya imboga. Kare kuzabaza. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo byari ibya kera. Ahubwo we warasaza. Bagitekera mu byungu budusigaye. Ubwirwa n'iki se kibanye ntagitekeramo. Ubwirwa n'iki kibanye ntagitekeramo. Wari warya inyama zo mu cyumba. Oya ntabwo waba wenda tuvuge urumva waryamanye n'undi mugabo urumva umugabo wamaze nk'iminsi nk'icyumweru yaragiye ukamenya ko wasamye muri icyo cyumweru yatashye muhita muryamana uwo mwana akura ari uw'umugabo wawe. Ubundi se ko mwasaze umwana wese uvukiye mu rugo rurimo umugabo n'umugore aba ari umwana wo mu rugo rwe. Ubundi ushaka gusaza wisaza mu biki wakwakiriye urwaje. Twese ko reka nkubaze abagore barimo barera abana b'abagabo bangana iki, abagabo barimo barera abana b'abagore bangana iki kandi batari ababo. Ikintu cyatubase cyadutanze imbere ni indambi n'umururumba. Nambwiye urumva naga story kari aho ngabo ariko babo ngo yo aba bakobwa ubona beza kutya baba bafite amashakoshi meza amatelefone ahenze ukeka ko bayakuraye banana kazi. Wamushubije ngo iki? Wamushubije ngo iki? Amubwiye ati bariya werega kubura umukobwa umuntu ushobora kuba wamagara umuntu ukamubwira ati wanguriye agafanta akaba yakuguriza ukagenda ubunika gutyo. Uhunika. Ngase wowe ubara abakobwa ubona amafaranga bayakura he? Erega nabo barakora. Bakora he? Ndetse ni ngo bakora bafate mikrofone bagende bamamaza ibyo bakora. Kandi tubizi ko bahora mu rugo. Mubizi mute? Njewe hari umukobwa duturanye. Hajya ava ni wawe. Urumva ariko afite iPhone. Kuki atabari sesi yimugurira? Reka iwabo barakuze ibyo bintu nibana bimugura. None se reka nkubaze. Uwo mukobwa azahera iwabo ntabwo azashaka. Urumva basko nibo babigura. Ba papa? Abo bimugurira. Nabasha kwica urwabo bazayimugurira. Nta kibazo. Azabitware neza gusa ntibizazemo akavuyo ngo isi yose imwote. Ariko ibisaza babaniga bajyamo aba bakobwa bajyamo ko babirwaye izi ndwara kandi hari amakuru bambwiye ngo burango namukira ukora ka kabiri agatu umukira bayinaniriwe urumva niyo ya mbere akozaho agahita yigendera ajya kwitaba nyinshi z'akazi kiwe nta mwanya wabyo. Imodoka iri kuva za Tanzania ariko rero nta makuru uhabwa akagira na pura ashaka gushaka yo kwishaka amaka kabiri. Ndakubaza babu nta makuru uhabwa cyangwa ubabageza kuri tere? Nta makuru mpabwa ariko ufite mushiki wawe ajya yose? Oya ni muto acyari muto. None ayo makuru yakura he? Ibyo bisaza bikura he? Wari wababona bateze ku muhanda bashiki bacu? Oya se kandi umbwiye ko ari muto.
yego ariko kuba ari umunyarwanda ari n'umuntu ubura nawe uri mushiki wanjye cyangwa se ukaba waba na meri wanjye yego muri rusange ndi nyoko umva amakuru y'ubundi buhamya ubara wa mama rero ni ibintu utabonye ntukajye ubiganiraho cyane ibintu udafitiye amakuru kwanza. nese Dubai baba bagiye kugira iki ko nta kazi baba bagiye gukorayo wasohoka arisohoka nase kubera iki satabikora uriya mwana wifotoza mujya mukora yego ukaza ukavuga ngo umukobwa wese ukuze ngo ntago ngo wamushaka ngo abafite amafaranga ngo ariko se ngo abahera yakuye he mva ngwire babu n'abakobwa bafite imbaraga zo gukora sha n'izina ry'Imana yego abakobwa bakora muri iki none se ubuko nicaye hanga ntabwo ndimo ndinjiza uri kwinjiriza he ngiye ku kazi ntasize y'abakozi bari gukora ubwirwa n'iki byo ndi gukora aka kanya mobile money yanjye yajya nk'ibihumbi nka 50 mu masegonda 40 ngahe harabwo nigeze maguruka ngaha Dubai se mvuyeyo mbyutse muri ibyo bisaza se wagitanditse ninjoro bakakwishyura ubu ni sava ninda se ninda uzana baririze n'abari ababikora ntabwo bagenda batabishyuye mbere n'abari ababikora ntabwo yaguhereza utaramwishyura mbere bataramwishyura mbere ni ngombwa buriya byari byiza ngo tujye tugura igitsina ubundi se nibituma mujya kugura washatse umugore wawe ukicara ukubaka niba ari ubwo hanyuma se kujya kugura bariya nibyo bikorohera abe nabyo babu igihembo cy'icyaha ni urupfu umva amakuru mfite ngo nubona ngo uramusaza wishyura nk'ibihumbi 500 agaturu kamwe noneho umutipe ufite ibihumbi 5 byiwe yaguze indaya ngo ntago ijoro ryose basinzira ntago hari ahantu nari nakandagirayo nta makuru mfite nta nayo ujya wumva nta nayo nshaka kumenya kuri hamwe ufite amakuru twisoreza ikiganiro rero niki wagira niye nama wagira uriya muntu wagerageje gutwikira umuryango we mu nzu niki wagira inama uriya muntu wafashe ya mbere akaba yamuhanurira nuriya mugore uvugwa ko ashobora kuba asambana koko ku mugabo umwana ashobora kuba atari umugabo mu magambo make cyane mu ijambo rimwe uriya mugabo yakoze amakosa yo guhubuka. Kabiri uriya muhanuzi wabahanuriye yarahemutse guteranya abantu atahuje n'imbere y'Imana hafite urubanza simpamya ko bizamuhira. Gatatu wa mudamu we nawe niba buretse uriya mudamu nawe niba bizi neza ko hari aho yaciye inyuma umugabo we niwe n'umutima nama we n'Imana ye nta mpamvu yo kuza ngo ngiye mucira urubanza. Ariko uriya mugabo yakabaye ashaka amafaranga ahubwo akagenda agakoresha ADN ziremewe mu Rwanda akamenya ngo umwana se n'uwanjye cyangwa se uwanjye. Uturemangingo rwose nubwo yaba yaramukuye ashoye hayo mafaranga bakabana twita bagasanga ntabwo ari uwe arayasubizwa ariko umugore arayamusubiza kandi akagenda agahanwa atayafite cyo ni biki ariko atayafite biterwa n'uburyo yagiyemo. Niba yagiye ku giti cye ntawe yajya kwishyuza ariko niba biri mu manza yego ahubwo ngiye byafumwa nkabireka ahubwo wenda tukazabyarana wa kabiri nkasenga Imana nkabwira Imana tuwa kabiri azabo wanjye ndi so shaka kugera ku kibazo cyo ukabagiriye iyo nama ko bise ko babyangije none se bashaka kuyibagira mbere yuko biba hari amakuru wari ufite yumvaga gaze izabatwika yanabatwika ariko ntago gaze yatwika inzu yose umuntu atarabimenya ari mu nzu. Nese ubundi ubwo yakinze ko abantu bo muri no minsi nabonye batagitabara kereka inzu ari ntoya ndakubaza oya mu Rwanda turatabarana reka mu Rwanda turatabarana koko se uzi ko ushonje nakugaburira nuko wumvise ko hari 50 ari buze kuri telefone yanjye kazi kari kugenda neza nkatse 2 ubu wabima Nuguhita umbwira ngo nkoreka ngora screenshot rero kuri momo yanjye wamaze kuyakira kuri mo cash ariko sha twarabamenye ndakubwiza uko wakoze kutuganiriza rero ariko ugiye utabwiye utavuze ijambo ryawe ryahindura ubuzima n'icyo ubuzima bwakwigishije kubaho no kubana gute mfite 2 ukangana ufite 2 nkakugana
ndwaye ukandwaza cyangwa se ukansura. kubaho ni ukubana. Kubaho ni ukubana. Ndamutse nshaka ko dukorana imibonano mpuzabitsina wabyemera? Ngahumva ahantu ageze. Uri mu irimbukiro.